Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 11. Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12, avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni we wa wundi ukwiriye kuza, cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uwo ibyanjye bitazagusha. Abo bakigenda, Yesu atangira kuvugana n'abantu bya Yohana ati, mwagiye mu butayu kubera iki? Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga, ariko mwagiye kureba iki? Umuntu wambaye imyenda yoroheje? Erega abambara iyorohereye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajyanywe n'iki? Kureba umuhanuzi? Ni koko, kandi ndababwira yuko aruta umuhanuzi cyane. Uwo ni we wandikiwe ngo, dore ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izakubanziriza igutunganiriza inzira. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza. Ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa. Intwarane zibugishamo imbaraga, kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Kandi niba mushaka kubyemera, ni we Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Ariko ab'iki gihe ndabagereranya n'iki? Bameze nk'abana bato bicaye mu maguriro, bahamagara bagenzi babo bati, twabavugirije imyironge ntimwabyina, twaboroze ntimwarira. Kuko Yohana yaje atarya atanywa, bagira bati, afite dayimoni. Umwana w'umuntu aje arya anywa, bagira bati, dore iki kiruta cy'umunywi w'inzoga. Inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha, ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo. Yohana ahanurira ab'i Korazini n'ab'i Betsayida, maze atangirira aho gucyaha imidugudu iyo yakoreyemo ibitangaza byinshi, kuko batihannye. Ati, Korazini uzabona ishyano, Betsayida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe, iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni, baba barihannye kera, bakambara ibigunira, bakisiga ivu. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu ushyizwe hejuru, ndetse ugeze ku ijuru, ariko uzamanuka ikuzimu. Kuko ibitangaza byakorewe muri wowe, iyaba byarakorewe muri Sodomu, ibikiriho nanone. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka igihugu cy'i Sodomu kizahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushimira Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe iby'abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ari ko wabishatse. Byose nabihawe na Data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kuyimenyesha. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura.
mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe